wanjye nagira amavangingo, umugore wanjye ntanyara. Icyo kibazo gikunda kugaruka cyane. Nshuti bavandimwe mudukurikiye, mujye muri video muyirangize. Subscribe ni ingenzi, murabizi turakunda tubigisha ibintu bibafasha kubaka, ibintu bituma ingo zanyu zikomeza kumera neza, kugira ngo ahazajya humvikana ibintu bivuga ngo ingo ziri gusenya, ingo zimeze nabi. Ibintu nyine usanga abana bakuze bareba umubyeyi umwe, batareba ababyeyi bombi, ugasanga bavugana nko kuri phone, ugasanga undi we aci. Guys, nizere ko mumeze neza, mumeze kubasuhuza, mbifuriza kugira ibihe byiza. Murabizi ndabakunda cyane. Uyu munsi garutse ku kibazo cyo kuba abagabo barimo batubaza ngo umugore wanjye ng'imyaka ingahe namubona, ugasanga yagiye kumubona yarakuze. Mumbabarire mumenye ikintu gishobora kuba cyatuma ingo zanyu zubakika neza, mukaba mwakomeza gutera n'imbere. Rero mwabagore mwe namwe mwabagabo mwe, abagore hari igihe tuba tubifitemo uruhare, kandi namwe mwabagabo hari igihe muba mufitemo uruhare. Urambwira ngo wenda umugore ngo mwakoze imibonano mpuzabitsina ngo ntiyanyaye, ngo ntiwabonye amavangingo. Wa mugabo we hari igihe waba ushobora kuba utamurongora bimunyura. Igihe ushobora kuba waba umurongora bitamunyura, ariko nawe wa mugore we niba uzi ko ugiye gukora imibonano mpuzabitsina kugira ngo ushimishe umugabo wawe, menya ngo ngomba kubitwara gutya. Buriya ingo zikunda kugira ikintu cya stress, nicyo gikunda kuba cyasenya. Ikintu cyitwa stress, nababwiye ngo niba ugiye kuba wakora imibonano mpuzabitsina, ushaka ukuntu wikuramo stress ufite, ibintu ubitereryo, ubundi mukore imibonano mpuzabitsina. Kandi niba muri gukora imibonano mpuzabitsina, umubwire ngo nshaka gutya, ko hari igihe ashobora kuba ari kubikora mu buryo udashaka, nawe amavangingo ntashobora kuboneka. Kandi mwabagore mwe mudukurikiye, tubabwiye ko na onapo burya tujyamo atari nziza. Hari igihe ujya muri onapo itagendanye n'umubiri wawe n'imbaraga z'umubiri wawe, ugasanga ibintu ntabwo bikunze, ugasanga amavangingo arabuze. Buriya kandi ikindi, hari indwara zitwa ibifumbi cyangwa se infection. Narababwiye ngo niba ushobora kuba urwaye infection cyangwa se ubona amavangingo ataboneka, nawe nta bushake bifitemo, kandi nawe ushaka kaboneka, mugire gukorana imibonano mpuzabitsina n'umugabo wawe, narakubwiye ngo uzashake ikintu bita imiti irahari. Kandi ujye ukunda kunywa amazi ni meza cyane, uzasanga n'ahantu henshi bayavuga. Amazi ni meza cyane, arafasha. Kandi amazi ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwawe. Twabarangiye umuti witwa umushishiro, ariko mukendaje nkuzane, ejo nzawuzana bereka ukuntu umushishiro ukoreshwa, bereka ukuntu umushishiro uba umeze, nzabereka n'umutu. Umutu umva mana yanjye uvura infection, umutu urafasha cyane bishoboka mu buryo utiyumvisha wowe ubwawe. Narababwiye ngo ndabakunda, sinshaka kuza kubagira inama z'ibintu bitubaka. Murabizi rero, mujye mukunda kunywa amazi, guhekenya karoti, kokombure, otameloni. Otameloni ni ingenzi buriya mu buzima. Otameloni ni nziza ikora nk'amazi, kuko amazi iyo uyanyweye buriya
hari n'abadamu ushobora gukora imibonano mpuzabitsina ugasanga bazanye amavangingo ahumura nabi. Nanone nabyo birafasha iyo ufashe amazi ukayanywa, uhita urihagarika cyane cyane, y'amazi akagushiramo asohora n'imyanda, ibintu bikagenda neza, ukareba uko ngo zubakwa. Kandi nawe wa mugabo we ubashe kuba warongora neza umugore wawe, ukanayashaka amavangingo arikoze. Ntabyo kumbwira ngo ushatse amavangingo uri gukora imibonano mpuzabitsina ngo urayabuze gute? Uzarongora umugore wawe n'umurongoro yamushakamo, umbwire ngo ibintu se biragenda gute? Niba wumva yuko ugiye gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore wawe, sibyo? Menya ngo ugomba kubikora gutya, ugomba kuba nta stress wateje umugore wawe, mwese mwishimanye mwateguranye. Ikintu cyo gutegurana ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ndakomeza ndabibabwira, nkongera nkabibabwira, ikintu cyo gutegurana ni ikintu cy'ingenzi cyane mu buzima. Mujye mugira gute? Mujye mutegurana kugira ngo ibintu bishobore kuba byagenda neza. Guys, mana yanjye, mwabagore mwe rero mumbabarire, ikintu cyitwa onapo ni kibi, infection nimbi iyo zirwaye zitera ibibyimba, zitera ibibazo byinshi cyane. N'ayo mazi y'abagumyemo atabasohotsemo ni cya kibazo. Niba uri umugore ukaba wumva iki kibazo ugifite, menya ngo ugomba kukivuza. Ujya wandika muri komenti, wake nimero yacu tuyiguhe, uduhamagare tukubwire. Bibaye na ngombwa watubaza naho tuba turi, ukaba wanda tugeraho tukaguha iyo miti ubaye utabasha kuyibona. Iyo miti twayigushakira tukayiguha, ko nicyo tubereyeho. Ntabwo dushaka kumva ngo abantu nk'abadamu bagenzi bacu barimo barasenya ingo. Ibyo ntabwo ari byo, ntabwo natwe twumva ari byiza. Buriya kambabwire inama ngomba kubagira. Abagabo mujye mutegura abagore banyu, kandi ikintu byo mubanza mubabaze, sorry niyo bari kwiyumvamo imibonano burya nayo bayishakamo, ntabwo ari ibintu biza gutyo. Niba mara kuvuga ko imibonano ayishaka kuyijyamo, mubikore. Nawe wa mudamu niba wumva yuko imibonano mpuzabitsina utayishaka, mubwiye sinyishaka. Yego, murabizi ndabakunda, mbifuriza kugira ibihe byiza. Subscribe zayo ni ingenzi, likinga, comment, sharing, utange link, video ije ikugereho kandi uyikurikirane wunguke ibitekerezo. Murabizi turabakunda, twifuriza kugira n'ibihe byiza. Ciao ciao.